Ku bantu mwashakaga kugura inzu iyi ngiyi noneho nta rwitwazo kuko iri mu kibanza cy'ubuso 750, ifite ibyumba bitandatu, iri ku muhanda wa kaburimbo. Reka mbivuge gutyo ko ni igipangu cya kabiri uvuye kuri kaburimbo, iri muri quartier nziza ya Kicukiro Kagarama. Ni inzu nziza babantu bari bakeneye, ifite parking nini, ifite jardin nini cyane. Reba nk'iyi jardin, urabona ni jardin nini ngari yewa. Uyu munsi umuntu ukeneye kugura inzu, ngwino tukwereke iyi ngiyi ni imari idakwiriye kugucika. Iyi ni imari. Urabibonye mu ncamake tukunyurijemo ari inzu nziza. Kuba ari nini gusa ntago bihagije gusa, ariko noneho hano imbere ifite ubwiza butangaje. Ni inzu rero iri kugurishwa ku giciro cyiza, $350,000 zirimo n'ibiganiro. Inzu iri hano muri Kicukiro, ifite ibyumba bitandatu, igikoni cyiza mwakibonye, ikagira jardin nini kuriya, yubatse mu kibanza cy'ubuso burenga 750. Duhamagare nonaha twigeze kuri iyi mari bibonetse, ntucikwe. Kuyituramo ni sawa, gushyiramo ibikoresho wakodesha neza cyane. Izi ngizi ni imari ziboneka rimwe na rimwe. Duhamagare nonaha tujye kugenda tuyitemberana, mbereka buri gice cyose kigize, duhereye hanze hayo tumanuka tugende tubereke byose. Nkuko mubizi ni karibu, twabibabwiye ko iyi nzu iri muri quartier nziza. Ikindi ni igipangu cya kabiri, ahangaha hari ahirya haparitse umumotari, niho neza kaburimbo igarukira. Ni igipangu cya kabiri uvuye kuri kaburimbo, na quartier ni nziza cyane. Tugiye guhera rero imbere, muze tubereke ubwiza bwayo guhera hano kuri gate, kumanuka kugenda gukomeza. Ni inzu nziza cyane, iri ku giciro cyiza kandi iri kugurishwa ku mafaranga meza. Turakomeje rero turinjira hano muri parking. Parking nayo ni nini cyane, igiye iriho indabyo, of course hose izengurutswe n'indabyo, ariko ni parking ihera hano igakomeza. Aha hose wahaparika, hose urabona ko wahaparika nyine. Ni parking nini ngari, wa muntu uba ukeneye nyine guparika imodoka nyinshi. Iyi ngiyi ni imari cyane. No kuvuga ngo rero umuntu uba ukeneye ahantu hisanzuye, ntabwo turi bwabare noneho ngo ni imodoka eshatu, ngo ni imodoka zingahe. Nawe amaso arakwihera ko ari ahantu hanini hashobora guparikamo imodoka nyinshi rwose kandi zihagije. Ikindi rero tuvuye kuri parking irimo amapave meza, parking isa neza, turakomereza hano kuri jardin. Hano hari jardin, guhera aha hose hari jardin nziza cyane nini imeze neza. Gukomeza aha hose hariho jardin rwose, nkuko ubibona urabibona ko ari jardin nziza cyane. Gutambika aha hose umuntu wari ukeneye inzu nini ifite jardin nini, ni muze tuyitemberane tubereke ubwiza bwayo. Urabona ko nyine n'ubusitani ndi gutembera, guturuka hari hose ni jardin, kuza kugera hano yewe dore naha hose ushobora kuhakoresha nka jardin. Ari nkanjye uguze ino nzu nziza gutya, igice kimwe nshobora kugishyiramo piscine cyahari imbere, ahandi nkaba nashyiramo jardin. Kuko urumva ni inzu yisanzuye cyane rwose, kuri metero kare zirenga 700. Urumva ko ni inzu nyine ifite hafi ibibanza birenga na 2. Bino bya 300 ni ibibanza birenga 2. Urabyumva neza yuko ari inzu nini yisanzuye, nawe uri murabibona. Reka rero turebe na design yayo, turebe n'ubwiza bwayo. Nababwiye ngo muze noneho turebane design y'iyi nzu. Si ubunini gusa, ni na nziza. Ku ma design ariho guturuka hejuru kwisakaye, amaterasa agiye ari hazengurutse. Iyi nzu ni nziza, ukubona iteretse mu kibanza nabyo ni byiza. Irimo iragura kuri $350,000 zirimo n'ibiganiro. Mwabonye ko ari nini, mwabonye ko ifite parking nini. Iyi ngiyi ni imari iboneka gakeya. Duhamagare rero twigeze kuri iyi mari ubona nziza gutya, yubatse n'amatafari ahiye yose. Ni inzu nziza ibonetse hano muri Kicukiro, babandi bakunda inzu yisanzuye. Iyi ni imari rero. Tugiye kugenda tujyamo n'imbere turebe ubunini bwayo. Imbere ifite ibyumba bitandatu, dushe toilette enye imbere mu nzu, ikagiramo dushe nziza, igikari ni kinini.
yewe iyi ngiyi ni imari. Reka tuve hano muri iyi jaride no kureba ubwiza bwayo, kuko ibi biti uramutse ukunda ibiti wabivugaho ugatinda, ni byiza cyane. Ariko amadizayini agiye ariho nayo mugende muyareba, ni amadizayini meza cyane kugera mu imbere. Kandi ubwo ngubwo ahangaha hakaba hariho amakoro meza aconze ameze neza cyane, ni ibintu bimeze neza. Ubwo tureta dukomereza hano noneho aho dusanga urugi rwiza, icyumba kimeze neza cyane, ni urugi rumeze neza rusa neza. Urugi narwo ruduha karibu. Noneho hano hari saro, nakubwiye ngo nimba ukeneye kugura inzu, iyi ngiyi ni imari. Saro nini yisanzuye, irimo gypsum nziza, irimo itara ryiza, nyine ni saro nziza cyane. Amarido arimo hose urabibona, ariko kuri iyi saro ho yaba guturuka hejuru murebe ubwiza, urebe ukuntu aya maesikariye apanze neza kugera hariya hirya, umva ibintu byose ni sawa, amakaro meza hose, gutambika ni sawa. Aha rero tukahagira salamanje nayo nziza nini imeze neza cyane, salamanje yisanzuye. Ninkubwira ngo inzira mu kibanza cy'ubuso burenga 700, ubyumve ko uri bwahita ugira kwisanzura. Salamanje ni nini, yajyamo ibikore cyangwa intebe nyinshi zipanze neza. Wageze mu gikoni, aha hari igikoni cyiza kimeze neza, igikoni cy'akataraboneka kiri open na salamanje cyiza cyane, kirimo hejuru itara ryiza, gypsum, utubati noneho two turi mu rubaho rwiza cyane, MDF nziza, utambika kuza gutya hose urabona ko ari ibintu bimeze neza. Hariya hari umwanya wa kwiziniyeri n'umwanya wa firigo kuri uru ruhande, hose urabibona ko ari sawa. Reka turebane no mu gikari. Ukigera mu gikari nyine still urakomeza ubona ubunini, reba ubunini rakuri iki gikari kingana, hanaho kumesera n'ahantu hanini, gutambika gutya hose. Iki ni igikari, ni kinini kirahagije. Ukagera hano naho dusanga inzu, igikoni, inzu y'umukozi, toilette hanze, igikoni cyo hanze, byose nyine ni cya gikari kirimo ibintu byose. Twakomeje turebe n'ibyumba bimwe. Karibu duhere kuri iki cyumba cya mbere, kimwe twita icy'abashyitsi, kiri hano hafi ya salamanje, kiza gutya. Hanyuma rero ni ukuvuga ko iyi dushe, iyi dushe iri hano, ni nayo babashyitsi ufite hariya muri salo no kuri salamanje baba bakoresha bari hariya. Ariko aha tukahagira n'icyumba rero cy'umushyitsi. Ibyumba byo ntabwo ndi bwagende mvuga ngo ni binini, namwe amaso arabihera. Ni ibyumba byiza cyane, bifite inzugi nziza cyane, spotlight, amaparafo meza, hano hakaba idirishya ryiza. Ariko ni cya cyumba nyine uryamamo ukaba uri comfortable ko wisanzuye rwose. Turebe n'ibindi byumba. Karibu mbereke ibindi byumba biri hano. Hano hari ibyumba principal hariya nziza cyane, turayireba. Haruguru hakaba ikindi cyumba kirimo dushe yacyo. Kuri uru ruhande gutya hanga turahasanga ikindi cyumba, cyo ni iki cyumba bikoresha dushe na toilette. Karibu duhere muri iki ngiki. Ntabwo ndi bwababwire ngo ni binini kuko birigaragaza. Ni ibyumba byiza bimeze neza, ku marange meza cyane, nyine ni bigari, amadirishya ni meza cyane, iplafo ni nziza, amarange ni sawa. Nawe uri kubyibonera nimba waba ukeneye inzu nini, iyi ngiyi ni diru ibibonetse. Hanyuma iki cyumba nacyo, iki ngiki ni kinini nacyo. Muratwihanganira, hari ibikoresho bigiye biri deplace, kuvuga ko ibi bikoresho turi gushyiramo ibindi byiza kuruta, turaza kubisetinga. Urabona rero ni icyumba kinini cyiza. Ahangaha harimo idirishya naryo ni ryiza, buri kintu cyose kirimo ni cyiza. Dukomereje aha noneho, ibi byumba bibiri mberetse bikoresha iyi dushe na toilette, ifite shawa nziza, amakaro meza, nyine dushe isa neza pe. Nawe ubyibonera ku marangi hejuru hose ni gypsum, birateguye neza cyane. Ibi ngibi ni ibyumba bitatu tumaze kubereka. Icyumba cya kane ni iki ngiki. Iki ni icyumba cyiza kigari kimeze neza. Aya magariderobe nayo kubera ko turi gutera irangi nabibabwiye, niyo mpamvu bitari fix, ariko nuza gusura uzasanga biri fix. Amadirishya manini meza, amakaro meza nk'uko ubibona. Aha rero tuhafitemo dushe, iyi dushe na toilette. Kino cyumba niyo gikoresha iyo dushe na toilette, ni nziza, irimo amakaro meza, lavabo nziza, buri gikoresho cyose kirimo ni sawa. Twakomeje mbereke muri chambre principale. Karibu muri chambre principale nziza. Muri hanganira ibintu mugenda mubona, ishitingi nibwo turi gutera amarange rwose. Hanyuma rero tukigera aha niho dusanga cya cyumba cya principale, nyine cyitwa principale. Ni kinini, ni cyiza, kirisanzuye. Ahangaha cyafiteho umuryango ushobora gusohoka ukajya hanze,
nyine ni icyumba kinini gifitemo ama spotlight meza, amakaro meza, hejuru ni gypsum iriho amatara meza asa neza. Ni inzu ni nziza cyane, si ubunini gusa ni nziza. Aha rero tukahagiramo noneho garde-robe nziza nini iteguye neza, isetinze neza, amaso araguha kari garde-robe nziza cyane imeze neza. Iki cyumba ni kinini, ni kigari, ni principal nyine, kandi iki cyumba gifiteho na douche. Hano hari douche nziza, nawe irebere, ni douche nini, ni ngari, irisanzuye, ku makaro arimo lavabo ni original. Ahangaha noneho tukagiramo toilette nziza cyane irimo shower nziza. Urabona ko ari ibintu bisa neza. Noneho tugiye kuzamukana tujye kureba hejuru uko bimeze. Karibu mbereka igice cyo hejuru cy'iyi nzu. Ni ukuvuga ngo kizamuka kuri aya mayesikariye, hejuru tuhasanga icyumba kimwe na douche yacyo n'amabariko meza cyane aguha view. Karibu duhere kuri iyi douche. Reka duhere kuri iyi douche tubereke ubwiza bwayo. Ni douche nziza nayo yo hejuru imeze neza, irimo ibikoresho byiza nyine. Ni douche nyine ubona isa neza cyane, ikeye, imeze neza. Hanyuma icyumba nacyo ni iki ngiki. Hano niho dusanga cya cyumba cyo hejuru. Ni kinini, ni kigari, kirisanzuye, ni icyumba cyiza nyine nk'uko ubibona rwose. Hanyuma rero terrasse dufite ni terrasse hano nziza, imeze neza cyane, terrasse kandi ngari, imeze neza cyane. Reka rero tubereke na quartier yayo inzu irimo. Urabona ko ari quartier nziza cyane, imeze neza, quartier isa neza cyane rwose, imeze neza cyane. Mwayibonye ko ari inzu nziza, si ubunini gusa. Nakubwiye ngo yubatse mu kibanza cy'ubuso burenga 750. Ni inzu nziza rero, Kicukiro ibonetse ku bantu mwadusabaga inzu zisanzuye. Ngwino ugura ino nzu. Reka nkwibutse ko ari ibyumba 6, toilette 5 imbere mu nzu, ikaba ifite jardin nini, parking nini, buri kintu cyose kirimo ni kinini rwose. Duhamagare, nimero yacu ngiyi, hanyuma uze tukugeze kuri iyi nzu nziza cyane iri kugurishwa hano mu Kagarama kuri 350,000. Inzu nziza y'imari. Duhamagare tukugeze kuri iyi nzu.